Yuda igice cya mbere. Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe, bakundwa kuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindirwa Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe basezeye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine Databuja n'Umwami wacu. Ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko Umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizera n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi n'i Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiga ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe, iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Uko niko ba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli, ari we marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahamagaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati, Umwami Imana iguhane. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Balamu, bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana, bagisangira namwe ibyiza, bigaburira badatinya, n'ibicu bitagira amazi bijyanwa hose n'umuyaga, n'ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri byaranduwe. N'umuraba wo mu nyanja ushega, babira ifuro, ari ryo ibiteye isoni byabo, n'inyenyeri zizera zibikiwe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Enoki uwa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be, kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze, batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Abo ni abitotomba, ni ababubura bagenda bakurikiza irari ryabo, akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu babakuraho indamu. Ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo, uko zababwiye ziti, mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Abo ni bo bazana kwirema ibice, n'abantu buntu, ntibafite umwuka. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu Mwuka Wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Ababagisha impaka mubagirire impuhwe, abandi mubakirisha ubwoba, mubahubuje mu muriro, mwanga ndetse n'umwenda utewe ibizinga n'umubiri. Nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara, no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje, ariyo Mana imwe yonyine n'Umukiza wacu wadukirishije Yesu Kristo Umwami wacu,
icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibi byayo uhereye kera kose ukageza na none n'iteka ryose. Amen. Imana iguha umugisha cyane wowe ufashe aka kanya kawe ukumvira ijambo ry'Imana. Ndagufasha gusoma Bibiliya. Ahangaha dusomye igitabo cya Yuda igice cya mbere, aho agira abantu inama ababwira kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Abo ngabo baragwiriye, barimo baragusha ubwoko bw'Imana, barimo baramuvana mu murongo wo kwizera gukwiriye bakabajyana mu murongo utari wo. Ndakugira inama rero nanjye uyu munsi, twari tumaze iminsi dusoma igitabo cyo Kuva, ariko uyu munsi nifuje gusoma iki gitabo cya Yuda kugira ngo ngukebure, kugira ngo nkwibutse gukizwa wakira agakiza k'Imana, wakira umwami Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akuyobore mu nzira ukwiriye kugenderamo. Wirinde kwitotomba. Muri iri jambo twumvise ko abitotomba n'abagenda bavuga utugambo, abo bantu bacumura cyane ku Mana. Baduhaye urugero rw'i Sodomu n'i Gomora, imidugudu nayo yarimbuwe n'umuriro kubera ko bakoze iby'amaso y'Imana yanga. Mwene data aho uri hose, irinde ibyaha, wirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyaguteranya n'Imana, wirinde ikintu cyagukuraho ubwiza bw'Imana, ugendere mu ijambo ryayo nk'uko Imana ibishaka, kandi Imana izakurinda amajya n'amazi. Humura, ntacyo uzaba. Ufite ibibazo bitandukanye, ariko muri ibyo bibazo bitandukanye urimo, Imana yonyine yabasha kubigukuramo, kandi Imana yacu irashoboye. Niba Imana itandukanya inyanja itukura, niba Imana ifunga iminwa y'intare, niba Imana ikura abantu mu itanura ryaka umuriro, ibyo byose ni ibishushanyo bigerageza umwana w'umuntu anyuramo, ariko Imana ituri hafi. Uyu munsi ntago dufite Mose, uyu munsi ntago dufite inkoni Mose yagendanaga, uyu munsi ntago dufite ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko dufite Yesu, kandi Yesu arakomeye, ari hejuru y'ibyo ngibyo byose. Ijambo ry'Imana ritubwira ko yanesheje, kandi n'ubu aracyanesha. Mwizere, umufite ngo afite byose, ntacyo wabasha gukena uri kumwe nawe. Ndakwinginze uyu munsi utangire wizere Imana. Ngusabiye umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikurinde, Imana ikwagure, Imana ikwihishurire, ikwiyereke. Kandi ikindi ntiwibagirwe, sengera mu mwuka, kuko ngo abasengera mu mwuka ari bo bana b'Imana. Haleluya. Imana iguha umugisha, ugubwe neza aho uri hose, kandi guhera none wige gusengera Data mu kuri no mu mwuka. Yesu nabane nawe. Amen.